aravuga ati no yampano buretse gato telefone yawe zaba nyifata nyuma y'ibyumweru nka 2 nakwiteguye. buriya njyewe nkunda kuganira n'umuntu utuma ubwonko bwanjye bukura. Hari igihe uganira n'umuntu ukumva ntaho muri kujya ntaho muri usanga muri tamuga wari wumva njye nawe turi kuganira ibintu by'abakobwa vugisha ukuri ngo urabona utubuno abantu nka uzi ko abantu benshi ari byo biganirira, ariko njye nkunda kuganira n'umuntu uri gutuma ubwonko bwanjye bukura. Amakode nyine amakode Niyo mpamvu ukunda kuganira nanjye. ese ko nawe uri kundabura ikintu uri kukinyumvisha nanjye nkacyumva ikintu ngomba kukumvisha ya mpano. Igikari cyacu kiba kiri faya, kandi cyo yewe kera ndibuka nigaga primaire noneho nkicara muri class niga nko mu wa gatatu, mwarimu w'imibare akandeba ko igihe ko akunda umwarimu aba yicaye imbere nawe ari guheza, nkajya kubona ukabona arampamagaye ngo no nkubwira akahita nyongorera ngo ubundi unkura umogi akabwira ngo kubera iki katari ko mwitabi kuko ndahoranaga ibivayo kuva na kera ndi umwana nahoranaga vibe zitabaho kwa ariko wowe umogi nashiduka ndi kuba mu buzima bw'ahahise kubera ko nanyweye inzoga nkumva naziritswe mva ari ibintu nyine byangarutsemo tu uri kumva icyo kintu uri umukaritasi ngo mani ngo dumba kanyo ko mucyo gituburi kucyumva baswera arega uzi ukuntu abantu baba bashaka ngo no kumusomera comment gusa burasaba yumva bano bantu barahita bamumenya ko wanamuvuga buri wese karava hano yanamwibagiwe abayumva barahita bamumenya umukaritasi abazwigo umusomere comment ahira rimwe bwana abantu 500 niba birangirira hape basandika comment nziza tuyisome nibura umuntu ashobora kugenda ifasha abantu byibura babumbu ibyo ngibyo byo gutukana ntagaragashya cyane tukajewe ibintu by'ubushit ataba yumva ko abantu 500 baza kumugira umusitari baravana bamwibagiwe bo banamwibagiwe ahubwo SMS zirutse we yanazamutse igeze kure niko nkwereke tugiye gukora ikintu cyitwa live kuri TikTok dusake ba bantu ba Godfather kumasabiriza Godfather nyene kirasabiriza cyane noneho ndashaka kugutwarayo sibyo nkibwira ati Godfather niba uzi gusabiriza wigize umuntu hatari gusabiriza tugiye kwicara hano na ya mpano tuvayibinge kumara isaha imwe usabirize we cyo kizaje kujya bya bintu byo gushyiraho babakobwa babyo n'iki turaza kubyanga kibwira ati sabiriza tuve hano dufite amafaranga ya video reka turebe ko akazi ke yagasetinze neza reka tubirebe ko akazi ke yagasetinze neza kwandi niba koko bitwika bivamo abo batukira ngo ni umwinfluencer umukaritasi umwinfluencer yinfluenshije Jolly wabibonye ese bira bintu nibyo koko ntabwo bizi bagende bapfire reka nkubwire niba ari nabyo wabonye ukuntu uriya mukobwa yaretse baramukunda yabibonye era nicyo bita kukureka bakagukunda yaretse baramukunda nyine ngure mukobwa yaretse baramukunda sibyo nyewe reka nkubwire je hari amatiko ndengereye itiko mbona nkavuga ati je dumira itiko rirenze urugero rwanjye ahita nikomereza nifitiye abantu barimo baravuga ati dumba warakoze gufasha ya mpano mu gitondo bahite bavuga ati kandi
uzimije jori kandi jori umukubise hasi mu butaka. Ibyo bintu ndabirebera kure nkavuga yamu abana baracyafite impano turacyari mu kazi hano uru rugendo n'urugendo rw'igihugu y'amano ni igihugu none n'urugendo rurerure ugire ngo si umuhamagaro ukomeye. urugendo rurerure hari abantu benshi hari nka cyashema tukiri hano nacyo kiracyari ku rugendo kiracyari iriya mu mesikariye kirasakuza. Uzi ukuntu Shema yihiringa urashema ni umuhatari cyane arihiringa ndamukunda cyane gusa ntabwo aramenya ubwenge ngomba kwicara nawe na hasi nkahita murabura. ni umunyamarangamutima cyane. Shema ngomba kukurabura kanyo kigoryi azabanza kundeho maze ahombeho azareke bamukunde azareke bamukunde fasha with no payments on one love. Ubundi rero ngiye kamabwira ukuntu nkora njyewe baranyishura kandi banyishura amafaranga menshi ariko umuntu w'impano akaba ari n'umukozi ukuvuga ko ubu ngubu ni babiri mfite. Ubundi Juno niko yarameze ariko Juno yaje gucika intege ariko wowe na Vanessa na Bitkira ni mufite impano noneho mukaba muri n'abakozi kubera iki ukuntu byantunguye kubona bari kuri RB ngiye kumva ko twari turi mu kigamwaka ngo twakoze indirimbo 400 nahise nuri kadaseka kandi utemerewe guseka mu kiganiro barazifite indirimbo 400 neza bati mbega abakozi Imana yanjye ahubwo sinzi impamvu ugenda ubasange wikishe kwa Bitkira dore baba hariya kuri ntuza uve yubakubise umuzigo kandi Nesa twakorana indirimbo irenze. Nesa ni umunyempano cyane. Nesa ni umunyempano ahubwo Bitkira bombi Nesa na Bitkira bafite impano ziteye ubwoba Imana ariko Bitkira uramuzi wowe rega Bitkira niwe yanditse indirimbo 400 Bitkira twahure kuri RB nibwo bwa mbere twari duhuye ariko Nesa we nari nsanzwe muzi. Bitkira niwe yanditse izo ndirimbo 400 ubundi Nesa umuntu wa mbere uzi kuderivarina. Nesa umuha ikintu ukamubwira ati ndashaka ko ukiririmba gutya mu minota 2 bakizanye mu ijwi riruti ryo wumvaga ko akeneye gukoramo. Bahanze uzi ikintu nifuza kuri bano bahanzi twebwe na bano banuza Imana izadufashe idukure imipaka mu maso. Imipaka ni ukuvuga ko uravuga ya Uganda se tube worldwide twigendere ku buryo ushobora ngo ngiye Philippines ngiye mu Bushinwa ngiye mu Budage ngiye nyine na visa z'abadiplomate ntabwo uri kuzumva Reza se gusa shani gishinwa ho Nabona ko impano byose urabikoze ariko ukeneye akongeza nibura n'agafaransa n'agaswahili. Umva Mana yanjye noneho nanjye niryo shuri ndiho pe ibintu byose nacitse kankurabure reka nkurabure ibi bintu ngiye kubikubwira abafana babyumva. Waruzi ko indirimbo itrendinze ya mbere muri East Africa ari indirimbo ya Mbonye Sinasiri noneho umva kaka waruzi ko Mbonye atazi igiswahili aba yarepese ariko nyine nase siko babikuye no kugenda bakwiye kwicara hamwe. Ni ukuvuga ko twebwe dushobora no kwiyongoza tukavuga ati reka ukayandika indirimbo ukayandika neza mu kinyarwanda itwika tugahita duhamagara umuntu akavuga ati wowe tubishyire mu giswahili
akazajya afata amagambo akayashyira mu giswa amagambo nyine ikinyarwanda wanditse cyo kikabanyuza, warangiza amagambo agahita yinjira mu giswahili, twarangiza tukagenda tukareka mu baswahili. Ndahira rimwe erega ibikorwa biboro byose bibinyamasisi, erega abanyarwanda ariko mutamenyera ubwenge kubera nyine kwiga kwanyu n'ubugoryi, mwiga gake. Ariko rero iyo umenye ibintu urabona nk'abari abanyamasisi bose, abanyamurenge bose urababona abanyamurenge, buri abanyamurenge baba bazi kuvuga igiswahili hafi ya bose, n'abanyamasisi n'aba bantu bo muri Kongo, kandi baba bavuga igiswahili n'ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko nibo ba mbere batangira gutembereza izi ndirimbo. Turo nta kuntu ushobora kubuza igiswahili udafite inshuti yawe y'umunyakenya ivuga igiswahili cyangwa iyo mu Tanzania. Aho rero niko ubona Mbonye ashobora gukubita hiti gutyo vuba vuba. Abantu b'inyamirambo bavuga igiswahili bazi n'ikinyarwanda. Abantu b'Iswahili bakavuga n'ikinyarwanda. Abantu bo b'Butare za Nuza za Muganda muri bavuga igiswahili n'ikinyarwanda. Kuvuga wowe kubitamo igiswahili baba n'ibinyamiramba bakavuga tani ya mpano, bagahita afata abantu bo Batanzania, abashuti b'Abatanzania akahita yibohereza. Nuko nguko igiswahili kigenda nta kundi. Niko bimeze, nugutangira gukora imiziki yitwa aho rero tuba imipaka tuba turimo turayikora iki, ibyo urimo uravuga tuyikureho kabisa kuko ni inzitizi dukeneye. Ubwo bw'ubutinganyi batabikora ukuntu aba ari abanyamugisha. Abo bantu baba batandukanye. Buriya nukuri niba kugira umutinganyi utari umutinganyi, uzajye we tubona ko hari ikintu urusha abandi bantu, kubera ko icyo kintu ndimo ndacyumva. Urumva ibihungu bizi kundeba bikavuga ati Mukaritasa tumaze hiryana n'abagore b'abakobwa, bikavuga ati reka nandike ko ari umutinganyi kugira ngo ibyana bitatu bino biracaho bivuga ati Mukaritasi wa mugane ni umutinganyi, ariko ibyana byaranyotse. Aho muzakira ibyana biranzi. Nta hantu uzajira igihe duma ku bana. Reka. Warenze irari. Ngomba kurenga irari. Niko. Ngo akarundi kazi wagateye inda. Suriya shari ku munsi nateye inda abantu nzavuza induru pe. Ko mfite amakuru kuwa happy pe. Ariko mu murabana ntago tubana. Cyaje uri muramusoma kaka video kaso turi muramusoma mwari he? Twagiye iwabo. Arani iwabo. Uwamusomeraga iwabo? Na nyina ari kundeba nasi. Ure muntu ari gufata video ni papa wabo. Wabo bato twana tw'imfubyi mukadushyira ahantu hose mukatubaga. Urani saru uyifata. Hiti ufite ubu ngubu wa mugana abantu ntabwo baguha n'abakobwa babo. Nanjye uza kuba mfite umukobwa wanjye angana gutyo namuguha. Uzi hiti ufite? Hiti imeze nka hiti. Uriya hiti rero ntabwo ijya inyongoza. Uriya ahubwo ntegereje ko amafaranga ari yazanyongoza, ariko sinzi niba hiti yanyongoza. Amafaranga noneho yongoza kubi. Amafaranga niyo ntegereje, ariko hiti yo ntabwo yanyongoza. Reka. Mfite anko wanjye burugo yagendaga hari ukuntu yagendaga agafata agakodesha inzu, abantu babaga mu nzu ye bazikodesha, noneho akagenda amafaranga akayafata nyuma y'umwaka. Yego. Noneho akaba ashobora kuyora nk'ibihumbi nka 5 by'amadolari. Yego. Iyo bifite mu mufuka. Yego. Tipe yagendaga kubita abantu mu muhanda man. Kubera kwiyumva gutya.
weye agafata hariya agakoko ugasanga abonye nk'akanyonzi agakwiye ku igare barirukanka ati urirukanka n'umunyonzi bitugare kumbe Rukaritasi amafaranga yamubanye menshi ubu ngubu arumva abantu bose agomba no kubakubita amafaranga abanza byo yongoza kuko nabonye buriya n'abagabo badaca inyuma abagore babo bamenye nkeka ko uzarebe umugabo yabonye amafaranga ahita atangira guca umugore w'inyuma sha niko ikintu nsigaranye urakizi ubuzima bwanjye bwaratunganye amafaranga ndayafite hiti ndayifite erega giye dumba amaze imyaka 5 kuri trail urebe ukuntu ndi mubi cyane uzi ikindi kintu ugomba kugira ngo uhite wuzura ugomba kubuhagararanya n'ikindi kintu cyitwa ngo agakiza umusiramu jewe n'ubundi agakiza mba ngafite ariko amafaranga ariko umva hiti ukayigereka agakiza shaba wegereye Yesu je n'umusiramu agakiza mba ngafite isaha n'isaha buriya jewe inyejejwe mu idini yanjye ariko ubu ngubu icyo nkeneye nkeneye umukobwa wo gukunda hano umukobwa unkunda wowe uzifate mu kwahwa utegereze haza umuntu ugukunda nawe urareka nkubwire keretse warabigenzuye se ubundi hari abantu baremewe gukundwa iyo yibesheje agakunda abibabariramo ubuzima bwe bwose hari abantu bo ubwabo Imana yavuze ukwiye gukundwa wowe ntabwo ukwiye gukundwa kandi yampano umenya uri umuhanuzi uzi ko ibyo bintu bishobora kuba ari byo nibyo uzi ko ntabyo uzi se uzi ko wamugane n'ishanura ngenda nkunda nkeneye gutegereza unkunda ugukunda ari igihe wishanutsa wararemewe gukundwa utararemeye gukunda wakunda sha ukajya kunda ibidagusa yamani ibintu uvuze nibyo nguma nshanuka ugomba ukabona umuntu nkanjye Dumba mufasha amadolari 500 nyahaye umukobwa agomba kuyaguha iyi live Imana ko yamfashije kuza kuri iyi live sinzi niba uri kumva icyo kintu ndabyumvise n'ubwambere ubuna bw'iki numva kuza kuri oya tureke na brag mu by'ukuri n'ukuri Dumba hari abantu bo mu buzima bwawe bwa buri munsi iyo agerageje gukunda agatekereza gukunda birangira bamubabaje kubera iki ari kwihisha ingano ari kwihagaza ari kwikora ibintu adakwiye gukora nahame hamwe akundwe bamuteteshe yewe babwira abanyarwandakazi nicaye hano nihazagira igikorwa kibaza ko nzagikunda ya mpano byarangiye yabwiye nibyo kandi ariko noneho narangiza ko bashobora kunkunda ari benshi zamenya gute mpitamo nayizahitamo ubu ntabwo ukwiye kubanga kandi wararemeye gukundwa ntabwo ukwiye kubanga wowe hamwe bagukunde shawa muri ikigori oya mamwe kwikundira nukuvuga ko ntakwiye kubanga njyewe like ibiza byose ndatwara ntabwo ukwiye kumva kugenda ibiza byose ndatwara umva ibije byose niba gukunze nyine mubwira ati karibu urakaze neza noneho niyo mpamvu ibi bikobwa rata bijya bikinyuma abagabo kubera nyine nabyo biguma bitwara abantu bose babikunda yego none se wambwira ukuntu umuntu ashobora guca inyuma undi wambwira ukuntu umuntu ubana n'undi ashobora kumuca inyuma
nyumvisha icyo kintu icyo kintu ntabwo urimo ndacyumva neza kinsobanurira. nyine ni urugero ubana n'umugore Eh. ariko ugiye kumuca inyuma Mm. icyo gihe